Reka mbifurize kugira ibihe byiza aho mudukurikiye muherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nk'uko bisanzwe rero turagarutse n'ibiganiro byacu, ni ibiganiro tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije. Ni ibiganiro rero byibanda kuri forex trading, cryptocurrency muri rusange, ndetse dukunda no kuvuga cyane kuri P network. Ariko muri aka kanya tukaba tugarutse kugira ngo tuganire kuri forex trading, turebera hamwe nanone uburyo dushobora kubyaza internet umusaruro w'amafaranga. Ni muri urwo rwego rero ngarutse mu kiganiro cy'umunsi. Nge wumva rero ndacyari Jet, naho channel yo ni Rwa Kigali, aribwo bwa mbere udusuye ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho, cyane ko ari ibiganiro biba bigamije inyungu gusa. Ngira ngo nk'uko ubibona hano turi kuri WhatsApp, ndetse iyi ni groupe yacu ya WhatsApp. Urabona izina ni Rwa Kigali, yahoze yitwa Jet KTTY TV nk'uko na YouTube channel yahoze yitwa, ariko amazina yaje guhinduka. Ntabwo rero izina rya channel ryari guhinduka ngo irya WhatsApp groupe rireka guhinduka, niyo mpamvu nayo yitwa Rwa Kigali. Iyi groupe rero ukunda gucaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane forex trading. Izi ni signal cyangwa se setups mba nagiye mbahereza. Ngira ngo urabona nk'iyi ngiyi ni setup nabahaye. Iyi nayo nindi card GPY, GBP GPY. Urabona ya GBP GPY yaraje ikoramo itari manuka ritanga profit, ndetse naya card GPY nayo yatanze profit. Nawe rero nkaba nakurarikira kuza muri groupe, kuyizamo no ubuntu gusa. Impamvu nayinzanye iyi WhatsApp groupe, hari setup nigeze kubaha ya GBP card muri time frame y'umunsi umwe. Ngira ngo urabona uko yari imeze. Twe turiteguye kuba twabayingira aha ngaha tukaza kuzamuka. Nyuma rero y'igihe kitarambiranye katurebe, ngira ngo urabona ryaje kugaruka muri ya zone riza kuzamuka ryihuse cyane. Ibi rero nibyo tuba tugiye kuba twagarukaho muri iyi video y'uyu munsi, turebera hamwe ese gute namenye ko market igomba kuza hano ikaza kuzamuka, byari biturutse hehe. Reka aba ari byo twinjiramo ku buryo burambuye. Ntabwo nkoresha computer, ngiye gukoresha telefone, cyane ko result turi bubone ni result zimwe n'umuntu uri gukoresha computer cyangwa se undi akaba yakoresha telefone. Reka tunyarukire kuri trading view. Ngira ngo urabibona. Okay, ndaza kwitambika kugira ngo tuze kubona ibintu neza, hanyuma ibi byose birimo tubisibe kugira ngo dutangire bundi bushya. Nk'uko rero mubizi, abantu dukunze kwigana, dukunze gukoresha strategy yacu ni smart money concept. Mbere ko twinjira ku isomo ryacu rero ndagira ngo mbanze nshushanya akantu. Turabizi ko iyo isoko ririmo rirazamuka rigakora breakout structure, ndavuga ngo breakout structure ni igihe market yamennye high yaherukaga. Igihe market yamennye high yaherukaga, tuba dutegereje ikiro, tuba dutegereje ko market iza kuri point of interest dusanga aha ngaha, cyangwa se demand zone, cyangwa se order block, cyangwa se order flow. Market iraza kuza ikagarukamo ikabona kongera kuzamuka, ukamenya ngo niba market wayinjiriye hano kuri demand zone, stop loss yawe igomba kuza munsi ya demand zone. Hanyuma take profit ukayifatira hehe? Take profit ukayifatira kuri previous high, nanone kuri high, kuko ubuzi ko niba market iri uptrend ni ibintu biba bishoboka cyane ko rirongera rigakora new break of structure. Muryo bumeze gutya, nanone hano iyo rimaze gukora break of structure, ubuzi ko nanone hano hari point of interest, nanone uri bwongere kugenza gute
kubayingiraho igihe market iraba iyigarutseho. Stop loss ukamakinga sure ko nanone irajya hehe, irajya munsi ya point of interest. Muri ubu buryo nanone rikazamuka rijya gukora iki, rijya gukora break of structure. Ariko reka iki gishushanyo nshushanyije tukite traditional sketch. Reka tukite traditional sketch kubera ko ubu buryo ni uburyo nakwita uburyo bwa kera, ndetse ni n'uburyo bwo kwigiraho gusa, ariko muri ziriya move ziba zigaruka haba harimo ibintu byinshi ugomba kwitaho. Urugero, market irimo irazamuka like this, ikoze break of structure. Ubwo twagiye kuri structure ya originali, turaza no kujya kuri Rio chart naho turebere hamwe ngo bimeze bite. Urugero rikoze break of structure, hano hari point of interest. Mu gihe market izaba irimo iraza hano muri point of interest yacu, isoko rizakoreramo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nukuvuga ngo tuzakenera ko market ikuramo inducement, dutegereze liquidities kugira ngo tubone kwinjira mu isoko, kuko kirazira gutradinga nta liquidity wabonye ziba taken out mu gihe ukoresha strategy ya smart money concept. Uzabona market ikora ibi bintu aha rero ni iki tubonamo. Dufite inducement hano yabaye taken out. Ku bantu twiganye neza murabizi ko iyi atari break of structure, this is not break of structure, kubera ko market ntabwo yigeze ikuramo inducement. Ubwo kuri utazi inducement ushobora kureba video twakoze zibanza, uzasobanukirwa neza icyitwa inducement, cyane ko nujya muri iyo groupe nabanje kurekomendinga tugitangira. Hari uburyo tujya dufata amasaha nko ku cyumweru tukabasha kuba twakwiga mu buryo bwa live, kandi n'amasomo dufata ku buntu. Iyo rero market imaze gukuramo inducement, ahangaha uba ushobora kuba noneho watekereza kuba wafata trade, ariko haba hasigaye icyitwa liquidities. Ngira ngo urabona uko iki gishushanyo nagishushanyije, naje gushushanya trend line. Nukuvuga ngo dufite liquidity zo mu bwoko bugiye butandukanye, hari equal highs, hari equal low, ndetse hari na liquidity zo mu bwoko bwa trend line. Ahangaha rero urabona hari liquidity yo mu bwoko bwa trend line. Ahangaha hari abantu bazabayinga inshuro nyinshi zigiye zitandukanye. Hari uzabayingira hano avuga ati kuva market yakoze kuri iyi support ikazamuka ikagaruka kuri trend line, urano kongera tukazamuka. Niko byagenze, nanone irahagaruka. Ariko smart money trader abaziko ahangaha izi ari liquidity, hari amafaranga menshi ba market makers bagomba kubanza bagakuramo kugira ngo isoko rikomeze na trend yaryo. Niyo mpamvu hano, niyo mpamvu ahangaha ryahageze ntirisubire hejuru, ahubwo rikakora manipulation, rikaza gukora muri ya demand zone yacu. Ahangaha rero market ihita izamuka diregite, ndetse ikazinazamukana imbaraga nyinshi. Ijya gukora iki? Ijya gukora break of structure. Igishushanyo cyanjye mu cyitondere, ntabwo nashakaga aka kantu kukarenza iyi high ya hano, kugira ngo bisobanuke. Rikajya gukora break of structure hariya hejuru. Okay, ndizera ko n'uwari ubaye confused ho gatoya abashije kuba yasubizwa. Okay, reka noneho tujye kuri Rio chart maze turebe ngo
ira trade nayifashe bigenze bite, nashingiye kuki. Nk'uko ubibona rero nahereye muri daily time frame, ngira ngo urabibona hano, ngira ngo nk'uko ubibona iyi ni GBP card, trend yayo iri trend yayo urabona ko iri uptrend, trend ya market iri uptrend, irimo irazamuka, bivuze ko gushaka za buy opportunities niyo nshingano yawe, kubera ko isoko riri muri uptrend. Isoko rizamuka turabayinga, ryamanuka tukagenza gute, tugaseringa. Ngira ngo urabona ryagiye rikora ama breakout structure nkuko twagiye tubigarukaho. Breakout structure rikora mu mazone tujye dufite hano hari order flow ryakozemo riza kuzamuka, nanone hano ryakoze breakout structure. Hariho nshaka kugaruka, urabona ni breakout structure yabaye imeze neza, ndaza kugashushanya neza kugira ngo mukabone yake. Iyi ni breakout structure. Ikimara gukora breakout structure rero twe dufite order block. Hano hari iyi bullish candle, gusa nta imbalance ifite, nikurikiyeho nayo nta imbalance yari ifite, ariko iyi candle yakurikiyeho niyo yari order block. Ariko ku bantu dukunze kwigana, twigiye hamwe imbaraga za daily fair value gap cyangwa se daily imbalance. No kuvuga ngo fair value gap ni icyuho isoko riba ryasize, riba rigomba kugaruka rikakiziba. Hano rero naho twe tubafite imbalance, ndetse market yacu ikimara gukora hano muri imbalance yakoze reaction. Ikimara rero gukora muri iyi imbalance, nagiye muri time frame y'isaha imwe kugira ngo ndebe ko hari buy opportunity nabonamo, kugira ngo ndebe ko hari buy opportunity nabonamo. Okay, ngira ngo urabibona isoko rikora retracement riza muri ya fair value gap muri time frame y'isaha imwe, ryari riri muri down trend. Ngira ngo urabona hano ryarazamukaga high high, high low, high high, high low, ariko rigeze hano rikora change of character. Rimaze gukora change of character ritangira kumanuka, ariko ryagendaga rikora breakout structure hano. Uko ngashushanyeho breakout structure. Rimaze gukora hano breakout structure, rimanuka riba rikoze muri ya imbalance. Ahangahe ibyo ubutegereje no gushaka change of character kugira ngo winjire market. Ngira ngo urabona hano nahise mbona change of character, change of character. Bakuvuga ngo lower high yari imenetse. Iyo lower high imenetse haba habayeho change of character, no kwanga isoko riba rihinduye iki, riba rihinduye icyerekezo. Witegereze neza market ikimara gukora change of character yari yubatse na liquidity zunguruko bwa trend line, ni trend line liquidity. Ubwo isomo rya liquidity ku batararyumvise neza twazarigarukaho twitonze. Ryakoze trend line liquidity. Rimaze gukora trend line liquidity kugera hano, ntabwo rero ryagakuyemo inducement yari igihari. Igeze hano inducement yimukira hano, yakoze hano, iza kwimukira hano, gusa riza gukora take out hano. Iri niryo tandukaniro rya computer na telefone. Navuga ngo telefone ntabwo yagira imbaraga nka computer, kuko computer byo biba byihuta cyane. Kuba ari kwibaza kuri iyi inducement ikize hano, kugira ngo urabona hano cyarazamutse rimanuka hano. Iyi ntabwo twayita pullback kubera ko ntabwo yigeze imena hano hejuru, ahubwo cyarazamutse hano. Okay, noneho reka dukomeze. Ndimo mvuga nti ntabwo kuba ari kwibaza kuri iyi inducement
yabereye Technout hano. Ni ukuvuga ngo ushobora kwibaza uti hano ho ntiyahakoze the Technout, ariko ntabwo ariko bimeze, ahubwo urabona iyi hayi ntabwo yigeze imena iyi ngiyi iri hano, bivuze ko iyi ni internal structure, ariko bigeze hano ikora Technout, ariko yakoze Technout iturutse hehe? Hano ni gutya, zamuka manuka zamuka, urabona aho yakoze Technout. Niyo mpamvu market yamanutse hano igakuramo inducement. Ibi byose rero bijyana no kuba uzi neza market structure. Ariko tukiri muri ibyo, hano twe tuhafite order block. Tuhafite order block, reka tuyitambikishe tuyigezeyo. Okay, ndaza kuzuminga kugira ngo tuyitegereze neza. Ngira ngo urabona ni order block ifite imbalance hejuru yayo. Iyi imbalance ni iduha confidence yuko market iraza kuyigarukaho, ikabasha kuba yahakorera reaction. Hanyuma ngira ngo urabibona nyuma y'iyi liquidity, market ntabwo yagarukiye aho ngaho mu kubaka liquidity, ahubwo ngira ngo hano urabona tuhafite igisa na equal lows. Equal lows nazo ni izindi liquidity. Iyi rero bigaragaza ko ari support. Kansibe uyu murongo turebere hamwe ku bakoresha support and resistance. Bakoresha support and resistance, this is strong resistance. Ngira ngo urabona ni ahantu market barakoze inshuro nyinshi. Aha mbere ni aha kabiri, aha gatatu, aha kane ikora izamuka, aha gatanu izamuka, iragaruka irazamuka. Ariko aba trading smart money concept tuba tuzi ko hano ari liquidity area. Market bigomba kuza igakora manipulation, kuko dufite demand zone yacu hano, tukaba twizeye ko tugiye guhita tugenza gute, tugiye guhita tuzamuka. Gusa izi liquidity zose market ibiri kugenda yubaka hano nizo ziba ziri kongera high probabilities zone yawe yuko iri buze kukugendekera neza cyane. Hano rero market yamanukanye umuvuduko mwinshi, hanyuma ibitapinze kuri order yacu. Hano harimo buy limit TP hano hejuru. Ntabwo wafata TP ngo uyigeze hariya hejuru, kuko ntabwo isoko riba ari iryawe, ugomba gufatamo make, ahubwo ugashaka indi setup. Nyuma rero iyi GBP card yarongeye ikora breakout structure. Iki ni ikimenyetso cy'uko market yari ikomeje kuba yazamuka, ariko ngira ngo nk'uko ubibona hano dufite so much inefficiency. Hano harimo imbalance nyinshi, iyi market igomba kuza ikaziba. Twabibona neza tugiye nko muri time frame y'amasaha 4. Muri time frame y'amasaha 4 rero dufite demand zone hano hasi. Nanone market igomba kuza iyi kando ya bullish, igomba kuza ikazakoraho nyuma yo gukuraho inducement. Inducement muhibuke, inducement ni ikintu ugomba kumenya niba ushaka gutradinga ukoresheje smart money concept, cyane ko muri iyi minsi tugiye kubagezaho strategy nyinshi wakoresha, maze nawe ukaba wahitamo strategy ukoresha. Hano rero kizakurikiraho ushobora kwibaza uti none market yazagaruka hano ryari ko byazatwara igihe? Urabona ahangaha market igeze hano, ushobora kujya muri 15 minute time frame ugashakamo change of character, ukabasha kuba wamanukana na market paka kugera hano muri 4 hour demand zone, hanyuma ukongera ugashaka buy opportunities. uko bikora. Reka dusoreze aha ngaha isomo ryacu, nkubwira ko rero iyi ari business nziza wakora kandi ikabasha kuba yaguha umusaruro, cyane ko ni business yaza kugeza, navuga ngo aho ushaka kugera mu gihe witwaye neza ukayiga umeze neza. Ngira ngo urabona ko groupe yacu abantu benshi bakomeje kuba bayijoininga. Ngira ngo setup zomba nazibahaye. Iyi ni
Yellow New Zealand 2 hour, iyi ngiyi ntabwo iragera muri zone, nawe ushobora kuyisura ukareba ese nashingiye kuki, cyane kubona ko market yakoze break of structure. Iki ni ikimenyetso cy'uko market igiye kuzamuka, ndetse yari yakoze liquidity sweep cyangwa se yakuyemo inducement, hanyuma irangije yubaka liquidity, trend line na liquidity. Hagati aho hano nkaba mfite zone nini, hano nkaba mfite demand zone nini cyane, nkaba narayikoreye refinement, nkaba narayigabanyije mu rwego rwo kuminimizing risk. Market ishobora no kuza igakora hano ntinyactivating, birashoboka kubera ko nakoze refinement, nkaba nashaka izindi opportunity, ariko ni nkuko ushobora kunshyiramo nanone nkaba nazamukana n'isoko. Iyi groupe rero kuyizamo n'ubuntu, ngira ngo nk'iyi ni USD Swiss, iyi ni USD Swiss, urabona yari maze kuactivating zone yanjye, irazamuka. Ngira ngo urabona nigeze kubasharinga akantu gasekeje, ariko nta kibazo. Urabona kari akamuvu gatoya cyane, kari karimo amadolari 59, kandi yakomeje irazamuka. Ahangaha rero iyi groupe ni groupe wabyaza umusaruro, kandi ku giciro kingana na 0. Reka nsoreza ahangaha rero isomo ryacu ry'uyu munsi, nkubwira ngo wakoze kunkurikira, nkwibutsa gukora buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije. Bye bye.